Muraho cyane, Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, ndabasubije mu izina rya Yesu. Aha kandi we back again, twagarutse nanone. Murabibona ko dutangiye turi guserebura imyaka y'ubukecuru idufashe. Twashaje. Ahangaha nari nagize anniversaire, byatangiye ntabizi ko amatariki yageze ya birthday yanjye. Hanyuma biba birantunguye, nari nabyibagiwe kwa kujagarara n'akajagari kenshi sinabyibuka. Baba barantunguye, bankorera aga surprise kaba karamfashe. Ngiye dukunda kumfata, ndi umuntu uragirwa kubi. Barandagira handi bandagirisha indege, harya niko bavuga. So hanyuma rero ya birthday, nuvuga ngo birthday yabaye tuvuye mu butembere. Murabibona ko twari twagiye mu butembere, aha turi bahita Colorado, muze mbatembereze Colorado. Ndabizi neza ko hari abantu batuye muri Amerika bataragira Colorado, muze mpabereke ko hari abambwiye bati aha ni ubwa mbere natwe tuhageze. So aha rero ni Colorado Spring, ni ahantu haba imisozi Imana yaremye, imisozi yabayeho kera, nta nyine ngo niyo misozi imaze imyaka myinshi, imaze igihe kirekire muri Amerika. N'ibiyindi baba barayiteye ntumbaze, gusa iyi ngiyi ngo ifite ayo mateka yo kuba ari imisozi imaze imyaka myinshi kandi ari imisozi naturelle karemano. Ni uvuga ngo aha hantu uri kubona ntabwo kamera ibasha kubigaragaza neza ukuntu hateye, ariko iyo uhagaze uri kubona nyine ni harehare cyane. Ubu uri kubona nyine ari ibintu birenze ubwenge bwa muntu. Ni ibikorwa Imana yikoreye ku giti cyayo, iravuga ati kino ndakiremye kijye hano mu izina rya Yesu. Imana ni igitangaza, umuremyi wa byose arahambaye. Nimushake mu mwubahe kandi mu mutinye, mu muhe icyubahiro cyose, kuko ijambo rye ni igitangaza. Ijambo rye niryo ryaremye bino byose tubona. Ngiye aho maze iminsi ngendera, nkajya mu murimo w'Imana, nkagira n'amahirwe yo gusura ahantu, nabonye ibitangaza by'Imana, nabonye gukora kw'Imana, nabonye imirimo ihambaye Imana yakoze. Ibaze nyine ntabwo ari henshi cyane pe, ntabwo ari henshi cyane kuko hari abantu batembera. Ntabwo ari henshi cyane ngeze, ariko aho mbashije kugera hake nabonye gukora kw'Imana. So iyi misozi rero iri muri bimwe mu bintu byantangaje mu kurema k'Imana. Murabona ko abantu baba baje kuhasura ari benshi, baba ari benshi kugira ngo uzabone ahantu parika. Aba ari nyine biba birenze. Haba hari abantu benshi cyane baje kuhareba, hari ababa bahaturiye ariko batarahagera, hari n'ababa batuye muri Amerika nyine, kuko Amerika ni nini. Hari ababa batuye muri Amerika mu gice kimwe, muri leta imwe cyangwa se mu mujyi umwe runaka, bataragera hano. So rero abenshi baba baje kuhatemberera ngo barebe ibyiza nyaburanga bitatse igihugu cyacu. Ni nka kwa kundi dufite abanyarwanda bataragera mu birunga. Nane rero haba hari abanyamerika batarasura Colorado Spring, ariko hari abanyamahanga benshi baje kuyisura. Natwe ni nk'uko hari abanyarwanda batarasura ibirunga ngo basure ingagi, ariko hari abanyamahanga benshi baje kuzisura. So ni nk'uko bimeze, ni nk'uko bimeze kabisa. Iyi misozi nyine uba ubona cyenda nko kuguhanukira, uvuga uti kirangwiriye. Colorado Spring ni heza pe, ni heza cyane. Nugira amahirwe yo kugera muri Colorado ntuzatahe batagutembereje. Shimira abantu bahatujyanye, Imana ibahe umugisha. My friends, my people, bantu banjye ndabashimiye cyane kubwo kudutembereza mukatugeza ahantu heza. Imana ibahe umugisha cyane kabisa. Mwababonye nabo ngabo rwose. Tuba twajyanye of course n'utwana twacu, ntabwo dusiga. Muri Amerika nahigiye umuco mwiza wo kujya ugendana n'abana, ukabajyana ukajya kubereka ibyiza mu Rwanda. Tuba twabasize mu nzu twafungiranye, ariko mana twabasize mu rugo. Ubu ngubu
abana udusakoshi kubagendana aho ugiye hose. Hano wenda byatewe nuko batagira wenda abantu babasigira, ariko nabwo biba byiza abana bari enjoyinga bagahavinga fun, nyine ibihe bikagenda neza bose bakishima. Colorado rero ikonjamo, haba hakonje muri Amerika, ibintu biba ni ibitangaza. Twavuye Arizona ubushize ndi kubera ukuntu izuba rimeze hashyushya hameze nabi, ariko hano ugomba kuba wifubitse my friend, ko haba hakonje. So dutashye rero tumaze kuganiriza igifu tukibajije uko kimeze, babamuha surprise, happy birthday to me. Niba inshuti yanjye, niba wumva umwuka wera ari ikintu akuganirije, andika muri comment happy birthday mama. It's okay, nta kintu bitwaye. Gusa byari byiza, anniversary irimo abana yatumye nyine numva nishimye, ndavuga ni nubwo kumbuza urunyishe, ariko ngize umugisha nyine wuko hari n'abandi turi kumwe in studio, kuba ari twa dukobwa twanyentamo n'utundi dukobwa twanjye n'utwana twiza twamaye urukundo rwinshi, tukanyambira, turandirimbira, ndishima nyine, ndanezererwa. Imana yakoze ibikomeye kabisa. Mu myaka yose tumaze muri ubu bukecuru tugezemo, Imana yatugiriye neza, twabonye kugira neza kwayo, twabonye ibintu itangaje Imana yakoze. Ni ukuri turanezerewe cyane. Izo ni inshuti zanjye z'akadasohoka, inkoramutima niko babyita. Ndabashimiye inshuti zanjye, ni ukuri mwarakoze gutuma nishima, mwarakoze gutuma ngira umunezero mwinshi. Imana ibahe and then turya cake. Imana ni nziza ibihe byose, irakoze kudutiza muri uyu mwaka. Hari igihe tuba twumva bisanzwe inshuti zanjye, ariko kubona umwaka uko urangiye ukageza uwundi mwaka, sinzi ukuntu nabibabwira. Aba ari ubuntu bugeretse ku bundi. Ngiye bintera ubwoba, nkavuga ni Imana yanjye, uyu mwaka uje noneho ngiye gukora iki? Nyine uvuga uti uzansiga amahoro nyihagaze mu buntu bwiza bw'Imana, ariko Imana yarakoze. So ndashimiye cyane, naho video irangiriye. Imana ibamugisha kubana natwe, ndabakunda cyane kandi namwe murankunda nkabibona. N'ubutanzongera ngaruke, twagiye Indiana, ariko haracyari video za Colorado. Dukomeze tubane. God bless you guys.